ya nongera mvuga assalamu alaikum wa Allah matwa barakatu akinge namwe sini oyari gatanu kandi iyi filime natangiye muri kano kanya ni filime natari kimenyimenyi ariko manzi kano kanu karirimba kanzinya ariko nakwana karirimba kanzinya tayari tugiye mu isi urumva tagira filime yacu ninge namwe ndabakunda cyane cyane oyari itanu kwa atanu. I love it too much. Ndabizi mwese mugiye kuryoherwa mugati kabuti watobareye buryoye ko bwatubanye bwinshi mabwiye n'ibyo byanzanye niyo ndwara ngwaye muri iyi minsi yo kwa iki ibiryohera gusa babesha se ya mwoto ni mwoto igona free parts. Okay, itanu kwa atanu ngo natangiye filime yanjye yo monse ikame konyine tangira filime yacu ndaje mu kanya tanu kwa atanu king kwa atanu oyari kwa atanu we gonna put Atiloka tuneri toli chupukeila matipoere mari unaoka upiri bullo kanta madiri kamwe konyi tangira filime yacu gonna put just in part tanu kwa atanu no yali kamwe konyine igende ciye munsi abari nge namwe bekiri oyari ni tanu kwa atanu jafe pato. Okay, ayanyu atangiye kugenda muri iyi minsi nababwiye ngiye kunyamakuru ya sinema nemana kuyikusa ngo ndi ayikoze mugihe ati hangana ubutashye aba bana ubundi ibintu bazanabishobora igende sheri n'ubundi ko nigeze akurongora ndebe kubasunagira gucuka na busho agiye kumusuzuma ihangana papa mansume neme mwana emera bitwaye iki se we gonna free part. Okay, itanu kwa atanu rakingi kwa atanu we gonna part yeah. Okay, musenzi wafunze cyangwa ntugaruke gonna fit pa tan kwa tan bogoti ya Allah okay, we gonna tanu kwa atanu king kwa atanu oyari kwa atanu we gonna put atiloka tunari toli chupukeila matipoere mari unaoka upiri bullo kanta madiri kotukunale Wanu wanjye nongera mvuga na salamu alaikum wallahi matwa barakatu ndetse namwe ibiki wa gatanu gatanu ndetse ngira pime giye umunsi ndetse gukira tsani company kurikira wa gatanu kandi Sun Pictures production company 5 kwa 5 kabutiri cyenye ndetse revenue Sun limited 5 kwa 5 tangira pime yacu umunsi meze bite nanya pime niri ndetse gukira tangiye gutya sembeza Sun Pictures ndetse ni company kurikira ubwo ngo mudomo wanjye iyo kucya oyari ndetse filime gasanga sose ndetse iryoje cyane ndetse kaniti ma presence production ni company umufalime na wundi nikabutira ikintu tari kunyuma muri sinema nagisohoka wakabiri kurikira azanye nero bandika ndetse ndani muri kunyena ngo banyandika sange filime yacu umunsi nakubwiye ndi kuvuga guca muri sinema vuga ati ya legend ya filime ndi gukora imezite
5 kwa 5 wajene operation cyangwa regine uko bishaka abari nge namwe abakiri nge ndetse namwe abakiri oil 5 kwa 5 ndetse ngora filime z'uyu munsi z'imyaka unatangiye gukora filime ndabizi ko muri kano kamara izi filime zabagaye ko twari twarakubuze ndabizi ko zasohotse tangiye kuzibona nangiye filime y'uyu munsi filime natangira gukinuka ndetse vuga ati nanjye mwana ndimo ndiruka na filime naza kuza yiruka bize biti ibintu byayi ya mwoto ni mwoto ndetse pedana nyizana rya filime meze bite kukiswe pedana ku magambo witonze kuko filime itangiye timu gutangira nani twatangiye se mu mujyi wakora ikata nani rwagati ndetse hano bita muri kubu sondari ndetse menaro bukinyimera sebo nyine gusa nayanti umukobwa urwaga muri filime sebo nyine gusa nabo bose baza kuza bazamu ariko tunyiritse muri karikata n'rwagati ndetse mu gisanga uteye neza unaka unacumba umwotsi nuzi kucuma umwotsi abantu barakora venikatere karikata dari rwagati ese karikata ni miki nuko filime itangiye ndimo ndi utagucira filime naza kuza yihuta mvuga gake filime igenda gake niko mbigenza ngiye kandi nakubwiye mbuze ubonye ndi kugenda gake vuga ati filime romantique nene ndi kwirukanka vuga ati byose birimo aba bana ntibatashye tangiye filime yacu amagana 5 magana 310 magana 790 ndetse oya ari gwe sinema 5 kwa 5 bikabutira ikinyi ndetse 5 kandi ndebya ndi kwa kunya handi ndebisi nayipigemo vuga ati bitangaza makuru turi breaking news na kiniti izina pedana muri kano kanya biri hamwe hose ndetse muri kuri katana hano batari kurivuga ndetse muri mujyi abaye mustari mubi cyane ndetse asanga wagira ngo ndetse umuntu uri kurema intambara ndetse arwanye ndetse abanyabwenge amabandi ama businessmen n'amategeko cyangwa se abamafia ndetse asanga ndetse kwa umugabo bita ngo ni mano pedana ari hashtag pedana njye kuna mitangaza ko ahantu hose ndetse itangaza makuru nawe ndimo riravuga ni pedana wenyine ndetse bashize ko pedana kinwe cyane televiziyo ndetse iri gupitinga manywa nijoro yandika ibitangaza makuru ndetse pedana izina umugabo bita ngo pedana muri kano kanya asanga wagira ngo niyo muntu wambere muri kuri kata urimo navuga amakuru mu makuru arota y'abandi bose ati witi ta Facebook ndetse Instagram WhatsApp ndetse kila kitu cyose na wundi muntu mavuga amakuru ndetse pedana wenyine pedana nambere bobi ati pedana muri kano kanya izina ryina ahandi zya hantu kuri cyane wagira ngo ari marwa nambere wenyine ati ndetse muri sasa polisi bamatangiye kumenya abaturage baramuzi pedana anatema aravuga yitwa pedana pedana ni muntu kisimbi ati ndetse abantu bose bazanye na pedana ko bamva nta kindi bavuga ati kugira ngo umuntu abashaka kugira ngo abone pedana ndetse amufate nta kindi bisabwa bibaza ngo tugiciro cy'amafaranga menshi cyane ndetse kandi igiciro cy'amafaranga menshi cyane nawundi wagishyizwe bamwita minoji parikari mumwe manodi parikari aramukine cyane pedana rwanda ari kugonya ibyihebe cyangwa se akora bitemera amategeko ariko arimo arahigwa cyane ndetse minoji namushaka amafaranga menshi cyane ine pazero ukatara ati kumurega muri karikata na wundi muntu muri akirinirwa uretse pedana wenyine biberaga ni ati bisanga ndetse pedana bashaka kugira ngo ndetse bamufate barakumpata ndetse minoji amutware cyangwa se agire icyo amukorera nagafaranga katamuka icyo pedana kinwe cyane pedana akoze iki simbizi ariko batubwiye ko ndetse arwanya ibyabwe abantu bakoresha ibimwinye amafi abantu nk'abo ngabo pedana bari kuvuga ngo yabarinde aturuka kwana ese kuki pedana ari muri karitsiye n'amajambo ari cyane ndetse arimo aravuga itangazamakuru ndetse kandi team yacu Academy Theater Production ndetse batangaje amakuru tanye filime yacu pedana kaskiri masabwi 10 turi muri karikata Alipur Bidanagar ati wiga byinde ahantu hose biri patagari muri paragipuru hawo hari hose muri hose umushaka mushaka cyo muri hamwe ndetse bigamye ndege muri karikata mubona umugiga katana umuntu ari bari gushaka pedana twari kubiga hasi ejo ubuci bwose buri ngo bizi tumye nabi cyane barimo baramuhiga bero biga pedana let's go we na muntu ushaka kwamuje nkamubona umuginga mwashaka umusanze mukababo yange pedana dorakale nyine kugira ngo ndetse bararabacu umubone bwa mbere yange pedana dorakale nyagira abandi bararamufata urumva tugomba kwabukene mu biganza by'uriya mugabo dukeneye gufata umuginga wa pedana tukamugenda tukamushyira mayoro akaba ari umufata yitwa manoje ntabwo twamubura turimo turamuhiga gushaka ndetse pedana ni nyako babanya ko twamubonye pedana babonye pedana ndetse nirigeze gute kugira ngo umone pedana muze muri bazima kari muri kubirana amaraso twatara bagiye kuri 20 ndetse manze 10 none bose bapfuye babahitanye twanyira ko turi babiri tubashije kugira ngo ducike ubundi tufare atuze turimo turahunga umugabo yikanga ni matoto pichkoni mwembe ko muri babiri ngo bashije gucika yego cyane ngo twaje gucika
n'ikibazo mucika gute pedana mwanyira mukaza pinchikuni tinaga ikariki mwese mukimara gucika mwahise mukatira murinze nta n'ingano mwaciye mwakasimuza ahangaha mpaka mungezeho bisungo pedana amasiga yabase kugira ngo rero abantu birukira abakurikiraho birukira ahita amenya ngo aba batumye naba ye twaje tugatuzanga tuza kwitsimba nta kindi kintu data wi avuze ikivugirizo pedana ni umuhanga ye twabonye pedana mwamubonye pedana mwamufashe nkabasenzi mwafashe pedana uranga nta kintu ntabwo twafashe pedana ahubwo pedana yadufashe n'udufite bakira mu mubiri kwidunda pedana bashaka ni mu ntoki no gupfa imitangiye n'ubukuru mugendo hari biri kwidunda pedana mubi cyane n'idunda n'idunda pedana n'umuntu mubi cyane cyane mubi cyane bamuhigaga manone cyane mu kintu yasejuru bado tangana agafaranga no bashaka gufata pedana bamushyire manone iri mu ntoki dore pedana nagatama turakazi gafashe igisongo se bakubuza igipfunsi uracyumva umugabo turamuzi mubi cyane ati mu n'umusinzi wajya kubona umusinzi nta kindi baje biruka ndetse nta kindi dore amagambo pedana yivugiye ubwe ati ubuzima busa nk'aho wagira ngo ndetse muri ubu muzima busa nk'aho wagira ngo ni umwana muto ukimuravuka umbe kibazo ubuzima busa nk'aho wagira ngo ni umwana muto ukimuravuka uwo mwana ndetse niba azarira cyangwa se azamwenyura cyangwa se akaba azaryama igihe azaryamira n'igihe azabyukira ndetse ibintu biguma ndetse mu mutwe wa buri wese yibaza ati umwana wanjye wavutse bizagenda gute azakura ate amajambo yivugira ati amezi 3 mbere y'uko uretse uyu mujyi wakora ikata imbere y'abantu mumurabona ndetse buri wese horaga ambwira ambwira niwe naba muri ubu buryo bose nakora ibintu muri iyi nzira wabibwira wese ndanamusekaga namuca amazi amazina yitwa Verana muri kano kanya Verana ndetse uyu mujyi wanjye navukiyemo witaraso tabaga dasone barakweka muri raso ndetse amezi 6 yahise akibaga kugira ngo agere bari amezi 3 yahise yagize bite ndetse nagacyambu cyo kitarazo muri rasole ndarwagati ndetse mugabo aramwemera munyembaraga mu bicyane ndetse hano baje kumuririmba n'abana batina gatama shagashaje shawe ngaje nebiri so sinyansi ndetse imyaka myinshi cyane nirisembe ndetse amwita nyine sinzi byose abikora ndetse abigeraho bikanakunda turagatamana baragasingiza gabo ndetse mu kazi ndetse akabonye bakita pedana ariko nawe kitwa Verana muri agakanya kakubutega abantu muri ubu buryo uyu munsi bakita umuyobozi kubera icyo bakita umuyobozi usakuza utaha no kupira imitangiye nagatama gusa shawe yaha naya ni gundelona pet ati anaranga ndetse ari kurya ikirore baje kurya se 5 bari kumazira hano banaje nikagatama ati anari hano emanako panse no kupira imitangiye Erubalo tatsu bateli edura abaturage karakubita abantu karamaze nakakubita gute simbizi kuiti mingala barakadura pensugan kalalaku parihanam temata tadini utangiye kwambura impuzu ngajya muri gusobanura asingira gusigura nk'abasenzi karaganidile gaganam bansuga bataye nagatama gato ndetse kari gwiga nabi cyane kuchika higa ari makano 5 ndetse cyari uyari nakubwiye iyo kagiyemo kari mu ngaka ngira ku mazi yera annaya ni గుండెలోన పెట్టుకున్న అందరికి థాంక్స్ babakora amakosa karahonda niba ari polisi bari minisitiri ye kanshanze abasenzi mwe nakubita mwese kitwa Verana nagatama gusa kari mu kazi
దాని విలువను కాస్త గమనించుకో కాలం వేయు పేరాశను ఒక దండం పెట్టి వదిలించుకో మనసులు గెలుపు గుణమేదిరా బదులిక అనక ప్రేమించడం తరగని సౌర్యధనమేదిరా శత్రువునైన కరుణించడం లక్ష్యమేగా ప్రాణం ధ్యానం ఎక్కువ పెట్టు బాణం కష్టమేగా అదృష్టంగా అందే బహుమానం పిడికిలి దిగుమున పిడుగొకటుందిరా ఓ నాటు నీ సరుకు మనకొక రోజని రాసి పెట్టుందిరా ఓ నాటు సగ వరకు Yeah, yo, Jimmy Cantor, okay, take one time, listen. Nagata Magato, yeah. Kanasha, Shari Marigato. San Quanta. Oh, yeah, any Quanta. King Quanta. We gonna pass, okay. Anaya. Yeah, Tanara, I'm gonna do. Yeah, could you see? Yevara. అన్నయ్యా అన్నయ్యా అని ప్రేమ నాకు పంచుతున్న మీకు నేను ఫ్యాన్స్ Yo Kenya. Yo Naya. San Kwanza. Yo Yari Kwanza. You're gonna faint party.